Kristu tsinda, Kristu ganza, Kristu tegeka amahanga yose, Kristu singizwa. Kristu Mwami tumuyoboke. Bakristu bavandimwe, none ni umunsi mukuru wa Kristu umwami w'ibiremwa byose. Ni umunsi mukuru usoza igihe gisanzwe cy'umwaka wa liturujia twari turimo umwaka A. Ku cyumweru gitaha tukazatangira igihe cya Adventi, dutangirana n'umwaka wa liturujia B. Amasomo ya none aratwereka ko Kristu ari umwami, ni umucamanza w'intabera, ariko kandi isomo rya mbere dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ritwereke ko Kristu ari umushumba mwiza kuko asangiye kamere n'Imana. Abami bo kuri iyi si ingoma zabo zirangwa n'ibintu bikanganye, ingoma zabo zirangwa n'ubutware, ariko kandi zirangwa n'ububasha bukomeye bagira ku bintu no ku bantu. Ingoma zo kuri iyi si zitwaza intwaro, zikagira ingabo zirwanisha izo ntwaro. Abami bo kuri iyi si baba bafite icyubahiro n'ubudahangarwa, cyane cyane ko mu Rwanda bavugaga ko umwami avukana urubuto. Abami barubahwa, baratinywa, bagatinywa na bose. Abami baragaragirwa ndetse bakarindwa bikomeye. Ariko rero ingoma ya Yezu itandukanye n'iyo kuri iyi si, ndetse no kuyumva birasaba ukwemera. Yezu Kristu ni umwami. Ubwo Pilato yamubazaga niba koko ari umwami, Yezu yamusubije atazuyajije ati urabyivugiye ndi umwami. Ariko Yezu yari amaze gusobanurira rubanda ko ingoma ye itari iyo kuri iyi si. Yavuze agira ati ingoma yanjye si iyo kuri iyi si. Iyo ingoma yanjye ikiza kuba iyo kuri iyi si, abantu banjye baba bandwanyeho kugira ngo ntagabizwa Abayahudi. Nibyo koko, igihe Petero akuye inkota agaca ugutwi k'umugaragu w'umuherezabitambo, yaramubwiye ati subiza inkota mu rwubati, kuko abicisha inkota nabo ariyo bazicishwa. Ushishoje neza rero usanga ko ubwami bwa Yezu butandukanye cyane n'ubw'abandi bami b'iyi si. Mu gihe abami b'iyi si bica uwo bashaka bagakiza uwo bashaka, Yezu we yahisemo kubaho mu bwicisho bugufi, aritanga kugera no gupfa, apfiriye ku musaraba, apfiriye abakunda. Intebe ya Yezu ya cyami nta yindi ni igiti cy'umusaraba, ikamba rye ry'ubwami ry'ikuzo ni ikizingo cy'amahwa. Bavandimwe, Yezu ni wa mushumba umuhanuzi Ezekiyeli atubwiye, wita ku ntama ze, dore ko no mu ivanjiri Yezu Kristu yigereranya nk'umushumba w'intama. Yezu Kristu akaba irembo ry'intama, uwinjiye amunyuzeho rwose agira ubugingo. Nibyo koko, umushumba mwiza yitangira ubushyo bwe, yitangira izo aragiye, ari nabyo tuvuga ko ushaka inka aryama nkazo. Yezu we kandi atambutse abashumba dusanzwe tuzi, kuko we yemeye gupfa apfiriye intama ze. Yezu nk'umwami si wa wundi uca imanza zibera, ahubwo Yezu aca imanza zitabera kubera ko ari umushumba mwiza.
nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, Uhoraho arashaka kubyagiza intama ze, azashakashaka iyazimiye, agarure iyatatanye, yomore iyakomeretse, yondore irwaye, akomeze yite ku ntama ibyibushye kandi ifite ubuzima bwiza, nayo akomeze yiteho. Yagize ati, nzaziragira zose nkurikije ubutabera. Azi ko kandi agiye gukiranura inyagazi n'izindi ntama, akiranure amapfizi y'intama hamwe n'amasekurume. Ibi ngibi rwose birahura n'ivanjiri ya none, aho ku munsi w'imperuka, umunsi Yesu azicara ku ntebe aciraho imanza amahanga yose, azamuyoboka, azaza amunyura imbere, abemera n'abatemera azabacira urubanza. Icyo gihe ntawe uzanga kwitaba urwo rubanza, bizaba ari ibintu byikora. Nibyo koko Yesu niwe Alufa, niwe Omega, intangiriro n'iherezo, nturiho, uwahozeho kandi ugiye kuza. Ikizamuzana ni urubanza, kuko ni ingoma yeguriwe n'Imana se, kandi iyo ngoma ye ntibera, yayeguriwe n'Imana. Kuyijyamo ni ukuyikorera, kuko Yesu Kristu ubwe ari umwami wuje urukundo, ni umwami wuje urukundo rwa kibyeyi, ni umwami uhora abohora ababoshye, ni umwami w'impuhwe z'igisagirane, ni umwami uganje hagati yacu mu kimenyetso cy'umugati na divayi. Yesu ni umwami wigisha gukunda no gukundana. Yesu ni umwami uruhukiro bw'abarushye n'abaremerewe, kuko aduhamagara agira ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, ni jyewe uzabaruhura. Yesu ni umwami wicisha bugufi. Yesu ni umwami w'abami bose. Ingoma zose nizumuyoboke, ingoma zose nizimukorere. Bitabaye ibyo ngibyo, abantu bazarangiza ubuzima nabi. Nibyo twumvise mu ivanjiri, aho Yesu agira ati, nari nshonje uramfungurira, nari mfite inyota umpa icyo kunywa, nari umugenzi urancumbikira, nari nambaye ubusa uranyambika, nari imbohe cyangwa se ndwaye uza kundeba. Intungane zizabaza ati, nyagasani, ibyo byose twari gukorera ryari? Yesu ati, ibyo mwagira umwe muri abavandimwe banjye baciye bugufi, ni jye mwabaga mubigiriye. Noneho abanyabyaha nabo bazaza ati, ni ryari tutagukoreye ibyo ngibyo? Yesu ati, ibyo mutagiriye wa wundi uciye bugufi, ni jye mutabaga mubigiriye. Aho ngaho rero urubanza ruzaba ari urucabana, buri wese azahembwa akurikije ibyo azaba yarakoze. Uyu munsi rero duhimbaza, nk'uko washyizweho na Papa Piyo wa 11 mu 1925 mu ibaruwa ya Gishumba, ni umunsi nk'uko nabivuze usoza umwaka wa liturujia, kuko kera bawuhimbazaga ku cyumweru cya nyuma cy'ukwa 10, ariko mu kuvugura liturujia uyu munsi washyize kuri iki cyumweru cya nyuma cy'umwaka, mbere gato yo kwinjira muri Adiveni. Yesu rero ni umwami, kubera ko ingoma ye ntabwo ari iyino, kubera ko Yesu Kristu ubwe yanabihamije. Muzirikane ko n'igihe Yesu yari abambye ku musaraba, abasirikare bamutukaga bagira bati, niba uri umwami w'Abayahudi bivane ku musaraba. Na Pilato ubwe yandikishije ku musaraba hejuru, ashyiraho ijambo ryanditse mu ndimi 3, harimo iryo jambo ryitwa iniri, bisobanura Jesus Nazarerum Rex Iudaorum, Yesu umunyanazareti, umwami w'Abayahudi. Bavandimwe, koko Yesu ni umwami, si uw'Abayahudi gusa, ni uw'abantu bose. Si uw'abantu bose gusa, ahubwo niwe mwami w'abami, niwe uyobora bose, niwe ubashyiraho, niwe wimika, niwe utora. Natwe yaradutoye muri batisimu, igihe dusigwa amavuta ya kirisima, tuba abahanuzi, tuba abami, tuba abasasaridoti. Kandi kuko niwe Abayahudi bashagaye nk'umwami, bakamusasira imyenda mu nzira bagira bati, hozana, hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani.
Yesu bashatse kumwimika arabangira, ingoma y'isi yo kuri iyi si. Igihe yari abambwe ku musaraba, umwe mu bagira nabi akamutuka, ariko mugenzi we akamucyaha avuga ati mbese ntutinya Imana, we waciro rumwe nawe, twe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze, ariko we nta kibi yakoze. Arongera ati Yezu uranyibuke igihe uzazira kwima ingoma yawe. Ivanjiri yanditswe na Luka umutwe wa 23 42 kugera 43. Yezu habwa icyubahiro, ni wowe ntama yishwe, ukwiye guharirwa ikuzo, icyubahiro n'ububasha. Ubwami ni ubwawe, usingizwe, uratwe, ukuzwe n'amahanga yose, ukuzwe n'ibihugu byose, ukuzwe n'abami bose. Kimwe n'umwami w'u Rwanda Mutara Rudahirwa, ari we Charles Leopold Rudahirwa, wapfukamye akegurira u Rwanda rwacu Kristu Mwami ndetse n'umubyeyi Bikira Mariya, komeza uganze mu Rwanda rwacu, uruvanemo imico ya kera yo kugirana nabi, uruvanemo imico ya kera yo guhuguzanya, uruvanemo imico ya kera yo kubeshyana, uyivanemo imico ya kera yo kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona buganza muri uru Rwanda rwacu. Kimwe rero na Mutara Rudahirwa, Kristu Mwami n'umubyeyi Bikira Mariya baragahorana ibumbye byose ubu n'iteka ryose. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe.